ryacuye gucungura uryitwaje nka barumashanira kunesha ngira ingabo y'umutemi ikagira icondo rikamena izindi burya ndi nkataza kurekera agomba ngo ndi ntwara byirukiye gutsinda ubwo duteye abahunira nikoranye umuheto nayo nkuyimbaje ntanage ntambara nyireme igihugu cy'abahunza nakivogereye umukinza mbingutse imbere n'isura umuregara ngufurana ishema nongeye kurega inkokora nkanga umurindi hasi ndarekera ikibatsi kicana mu rubega inkongera avuga mu gihengeri mu gihe uzumiki nkurazicana minkekwe inkuko yari afite hinduka umuyonga nahago yarakobana nk'ukubiswe niyo hejuru abamubonye batinya kumukoraho batubwanyagiwe n'inkotanyi cyane ni mumureke mwe kumuvura ibisiga nabyo bimukemberaho bimaze gusinda inkaba bisingiza wantanagiye ngo ndi igishongore cy'intwari ndaje dutarame rero ndaje twizihirwe ndaje kandi twizihirane y'inkera ibakeshe umutima mwebwe mwese nta nkera y'umwe turaza gutaramana dufite abahanga mu buhanzi dufite abasizi basize abandi uyu munsi bagwiza intambwe ngo abe aribo baza kuza gusharikana ingamba namwe sintinda rero baraza kuza kubihera ikaze uyu munsi ndumva ntashaka kuza kuba ari njye uritanga iry'impugu zose icyakora tujya tugenda turamukanya gake gake ko murajya mugenda muza kugira ngo tuze gutaramana biryohe muri ngiyo muraza kuza kutwandikira ubutumwa bugufi kuri 0734000022 kandi mutwibwire gisizi byibura mu ndirimbo imwe cyangwa se mu bundi buryo muri bushake mugire uburyo mwibwiramo abadukurikiye. murakoze ndi muhoza w'agasana ka karegeya ka gakuba ka rwameto wa munyarukazi wa gihanga cya kimenye cyabazimya baburegeye ndi umuhinda nkaba umwishwa w'abazigaba kirenze kuri ibyo ndi umunyarwandakazi. Guma 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 gakondo wa birori murakoze cyane birori wa gakondo ya wa birori wa birori yes wabyawe na gakondo ya birori yes murakoze cyane mubanze mudukumbuza umuhogo wenda ziba indirimbo nk'eshatu sibyo nk'eshatu zikurikiranye mbone mbakire murakoze mugiye kubanza kuturamutsa mu ndirimbo. ngwino serukundo ngwino juru ry'inyange nateguye insimba ngangusige hose nguririmbe isanzu sendeze tsimbe ngira rukundo inzira yose waje urumuri rwazuba inagize impungenge ikwimira ngasira yaryo ikubuza kungeraho ngwino rukundo imaze umpobera n'ubwuzu undeba ubwo bwiza ibwuzuye nk'uruhanga irwihu
rukundo ingwino simbi nkunda igaka kurusha izuba igera de nk'inyange ngwinyambi ikwiye ngwino igangwino rukundo inyange muhora cyeye uwabana twaganaga muramukije nera hejuru nkogeza nturiye binyamibwa ngendo ikizihiza buranga ibiganza bigahamariza wari umubyeyi tukagusanga inongere ngire ntikaramukuranye ituze ukuranye ituze ukuranye ubwiza ukaba n'ingenzi koko urenze mwihoreza umutesi irekuna kundwe nukurura bikwiye ndaje mwisezero mushingwa ngero ubeho neza gitego mu babyeyi amahoro urumutegateye ngira umucyura buhoro urihogoza gikeza urikemera inkiko uricyunga miryango isigara neza inyange muwahura cyeye uwabana twaganaga muramukije nera hejuru inkogeza nturiye binyamibwa ngendo ikizihiza buranga turacyakomeje nagize ngo navuze ngo urakoze ngira buriya nari ntegereje indi igiye kuzamuka oya njyewe hanyuma tubabarire pe aho mugereje ni heza hararyoshye mu mihogo myiza uyu muhungu wavuze ko ari uwa birori wa birori harya
ni umuhanga cyane ucuranga nanjye muhora akeye muri gitari biragoye cyane birimo ubuhanga bwinshi bwinshi. Hanyuma abadukurikiye abari kwandika mu gikari abatangiye kohereza ubutumwa mwese mwiyumvemo ikaze. Abantu bakomeje kutubwira ngo noneho uyu munsi ntago twabirengagije. Mpugu z'u Rwanda mwese mbahaye ikaze. Abari i Bwota Masimbi mwese mbahaye ikaze. Hanyuma Rutikanga ku ijuru rya Gasogi nawe nguhaye ikaze. Abashinzwe umutekano mwese mu ngeri zose mwese inshuti z'igitaramo, inshuti z'inkera nyarwanda mwese mbahaye ikaze. Harimo Afande Jemove yumvemo ikaze muri uyu mugoroba w'inkera. Afande Nkuranga nawe y'inkera igukesha umutima. Pore nawe Pore Mabre nawe y'inkera igukesha umutima n'abandi mwese. Hanyuma Muho, igiseke wapfundikiye kigeze he? Kiracyahari, kirimo kiraza. Kirabogaboga cyangwa umaze gucagasa? Oya, kirabogaboga, ntago ndacagasa. Ubundi Muhoza dutaramanye ni mu ntoki? Muhoza ndi umudamu, mfite umugabo ariko nta mwana turagira. Yego, turacyari abajeni mariye. N'ahari ndamusuhuza cyane, tunamushimire ko aba yakwemereye kuza gutaramira abanyarwanda. ni umwana mwiza. Mutware wawe Imana imuha umugisha. Hanyuma uyu muhungu Birori muheruka kera? Heruka bambwira ko wagiye mu mahanga, wagarutse ryari? Wasanze nta kiza kibayo? Imahanga n'abahanzi barabivuga ni heza, ariko ntabwo ari heza nko mu Rwanda. N'aka kayaga konyine ubwako, imahanga haba hari ubushyuhe, ariko hano wumva hari akayaga keza cyane. Yego, ngaho reka nongere mbaho umwanya mu gihe abantu babanze babumve neza. Mbahaye zingahe? Izo nshaka bahaye indirimbo 60. Nta kibazo rwose. Birora baye nk'uwikanze. Ariko turageza mu gitondo. Amasaha urubuga baruduhaye. Ntacyo ni muhe mushyizemo eshatu. Ubundi tugaruke. Mugabo wanjye, mugabo nkunda, ngarukira. Sinagusenze nisanga kuva mu bwangabu no mu bukumi bwanjye. None mbere y'ingeri y'urugo rwawe ndandagara nkagandurwa n'abageze, nditsamura nkikirizwa n'abahetse. Nahindukira ngo mfate mu mugongo nkagangahurwa n'ubwigunge, naragiwe n'ubwigenge bwawe. Sindagira usange dusabane, nakera utarasuhuka. Kera nyirira udasumbwa, ukinsimbagiza abasizi bakansingiza. Nanjye ubwanjye naragukunze, reka kwiheza mu rwawe ngushikurwe n'amahanga. Ireka kurarikira iby'isi bituma udashyigikira urwo washinze. Igarura umutima mu rwawe mugenzi, dore inka zirakamwa, ibigega birahunitse. Imico yabuze kibeyuri nkanguza rukabuki inzara. Ihari nimwe n'intimba y'umutima ugukunda. Sindagira usange
dusabane na kera utarasuhuka kera nyiri rudasumbwa ukinsimbagiza abasizi bakansingiza erega iwacu ndahaze sinangishijwe na ruzagayura sinawunza amahoro y'akarande inkanguye ukuboza isiyo yanteruye sindi ikinege sindi n'ikinegu sindi igicibwa sindi n'incike sindi impunzi kandi sindi n'imfubyi naje murujwe n'urugamba urugamba rw'urukundo rwo kubaka urwacu sindagira usange dusabane na kera utarasuhuka kera nyiri rudasumbwa ukinsimbagiza abasizi bakansingiza sindagira usange dusabane na kera utarasuhuka kera nyiri rudasumbwa ukinsimbagiza abasizi bakansingiza ukinsimbagiza abasizi bakansingiza rero numvise ko bihimbereye intore ndumviko ndaheraritse ikimba n'igitwange cy'urumenesha mama ndinda nanjye ndaje naramane n'amagaju ndaje naramane n'amasonga turara twogeze inzovu ndende mama ndinda nanjye ndaje n'igitaramo cy'inzovu ndende n'igisagara cy'ingabo nziza bararabibuka bavuka ndinda nanjye ndaje naramane n'amagaju ndaje naramane n'amasonga turara twogeze inzovu ndende mama ndinda nanjye ko bihimbereye intore ndumviko nderaritse ikimba n'igitwenge cy'urumenesha mama ndinda nanjye ndaje naramane n'amasonga ndaje naramane n'amagaju turare twogeze inzovu ndende n'igitaramo cy'inzovu ndende n'igisagara cy'ingabo nziza turara twibuka aho tuvuka ndinda nanjye kandi ndaje naramane n'amagaju ndaje naramane n'amasonga turara twogeze inzovu ndende
Inshuti nzajya inama nawe
nzajya inama nande noneho nzajya inama nziza n'abavandimwe n'inshuti nzajya inama nawe yizire. reka sabe abadukurikiye bose aho bari, ndabizi neza ko mudukurikiye muri benshi, abatajya mutinyuka kohereza ubutumwa hariya kubw'impamvu z'amazina yanyu, uretse ko atari bibi nabyo buriya muzabitekerezaho mujye mutwoherereza ubutumwa nta kintu biba bitwaye. Bayingabire i Kanombe, iyi nkera nizere ko yabakesheje umutima, aho nimufashe gushimira abatumirwa rwose, mubakomere yombi kandi mubabwire ngo iyi mpano nikomeze yaguke. Uyu mukobwa rwose wahiriwe n'umuhogo, Imana ikamukundira ikemera ko umubyeyi yamukuramo ivata mu kanwa, akarekura ijwi yarikaraga ntirizemo amakaraza. Komeza waguke muho. Urakoze cyane. Ni inshuro itari ya kenshi dutaramanye, bijya gusa nk'aho ari n'iya mbere dutaramanye mbona nkubona. Ufite ijwi ryiza. Urakoze. Ako nawe uririmba neza. Mbaye ntunzwe no kuririmba njye nazicwa n'inzara. Oya uririmba neza pe. Muri abahanga kandi cyane. Imenagitero Moses aranyandikiye mu gikari, ndaza kubikwereka. Uramuzi? Ndamuzi. Aranyandikiye mu gikari arambwira ngo aho uri buhingukire hambere hafunguye winjiraho, ubundi umuhamagare yishyure. Aho ndi bubanze? Aho mbese nusohoka mu gitaramo, ahantu uri busange hafunguye, ugende wicare ufate, nurangiza umuhamagare yishyure. Iki gitaramo ubwo tugisoze kare. Imenagitero wabyumvisha ibyo unkoreye. Arabizi aza amasaha kirangirira, none aho ndi busanga ubwo se sanze hafunguye nk'ahantu kuri sitasiyo ntamwe amaze. Oya ntacyo, nabwo uhita ugenda ushyireho imodoka unyweshe wuzuze umuhamagare uti ishyura, ntacyo bitwaye. Ariko ndatekereza yuko hari ahaba hagikinguye ushobora kureba ukuntu wigenza. Kandi na message ndimo kubona zabaye z'abari guca hano mu gikari, bose barimo barambwira ngo uyu mwari ni umuhanga. Yatubwiye ko rero atakiri umukobwa, ni umumama. Abakomeje kukwita umukobwa nanjye ntaza kurigenderaho, sheri wawe akaza kuva avuga ati wagezeyo urabihindura. Ataza kugira ngo wabihinduye. Ni umumama, ariko nanone bigaragara yuko umugabo we akora akazi gakomeye cyane ko kugira ngo ukomeze use neza. Uriya ngo icyubahiro cy'urugo ni umugore. Ubu ngubu si ngombwa ko tubaza urugo rwawe uko rumeze, turarubona. Yego, nashengaga ariko ni nako kuri. Nizere ko nawe ari umutaramye. Oya ubanje ntago biraza. we ntago ari umutaramye. Ariko arabikunda. Oya, umutaramye kuvuga umutaramye ntago ari uririmba, subyina, buriya umuntu ukunda gushenga, umuntu ushobora kujya mu bandi agatarama akaganira. Gutarama ntago ari ukuzina. Arabikunda no kuganira, kumenya kuganira. Muho, iyi ndirimbo ni yawe yakangaye? Ni iya kabiri. Ni iya kabiri? Mu ndirimbo zanjye izawe. Iyi ngiyi ni iya mbere, indi ni cover nakoze. Iyi ni imfura. Ni imfura mu ndirimbo. Ni imfura. Kugira ngo bataza kugira ngo twabeshye si yawe, turirimbire twumve mu ijwi ryawe. Nta kibazo. Isura ye bamaze kubona ko ariyo, ariko bashaka kuvuga, hari ushaka kuvuga ati wasanga baramukoresheje muri clip. Umutima wanjye uhora utekerezaho, mbehe ndavuga rukundo
rwandutiye benshi rukambera umutuzo cyo tambuka mu cyo basumba dore urangamiwe n'abeza ndavuga rukundo rukundo we wahantoranyije mu bandi akahantoza imico myiza urukundo rwanjye niwe ndukesha sinabona icyo mutura we ndavuga rukundo rukundo we ariko nzakugerera aho utagera ndetse nkubahishe mu bandi nzagusokoreza amasunzu we nzakubyarira ibibondo we ndavuga rukundo rukundo we urakoze cyane murakoze ujya kuyihimba ni inganzo yazamutse ije gutyo cyangwa hari impamvu hari uwari ucokoje mu mutima njyewe mfite amateka ku rukundo rwanjye nayituye n'abantu bose nyine bakunzwe koko hatarimo uburyarya hatari bino by'amadivoruse nirirwa mbona hari nyine njyewe icyo nifuje mu rukundo narakibonye ibyo wifuzaga mu rukundo narabibonye shimira umugabo wanjye na n'ubu ngubu arankunda pe akabinyereka rero iyi ndirimbo niyo namukoreye nyikorera n'abandi bakunzwe nk'uko nanjye nkundwa yego ndetse n'abo bitarimo gukunda neza ni ugusenga byose Imana irabikora Imana irabikora mu kinyarwanda cy'ubungu cya baraya ni nyibutse izina iyi rya birori mu kinyarwanda cyanyu cyaba birori muri iyi minsi muravuga ngo banywa amazi birashira abatari gukundwa neza njye ntabwo ariko navuga banywa amazi birashira ntabwo ariko navuga nta kidashoboka iyo ugiye imbere y'Imana ugasengera urugo rwawe byose birashoboka uyu muhungu icyifuzo atambukeje se uracyumvisha ngo afite ububasha bwo gutunga umugore ariko icyamunaniye ni ugutereta ni koko kandi ntabwo akubeshya birori kuva namumenya ariko uzi ko ngerageza gutera ijisho no kuri stati ye ntarabona ubundi reka nkubaze ariko bigaragara ko ari umunyakuri uvugishije ukuri buriya icyo ni cyo gitaramo nta gitaramo ari ukuririmba gusa gutereta se aho ndatereta bikanga ariko wagerageje se haba harimo ibintu by'utubazo tugiye tumeze njyewe mufate telefone ya birori nimusangamo umukobwa atereta cyangwa se kuri chat ukabona nk'umuntu wandikiye ngo she kereka nyine nk'weda nkatwe dukorana tuba twaramenyeranye ugeze hehe kutaza mu kazi ati sheri ndagukumbuye tuzakorana ryari biraho nyine bisanzwe byacu ariko yari ahari ntabwo ari uko nyine wenda yari ahari uzasanga abakobwa nka 50 ariko baririmbana nyine acurangira yitaba sheri njye yaranyebeye ubu rero ni ikibazo gikomeye kuba ari musaza ukaba warabonye ko bimeze bityo yigirire nyine ubundi abantu b'abanyakuri birabagora gutereta kuko ariko yakunda mwanange mubiretse abantu bafite urukundo rukomeye cyane ubiretse pe aba biretse uzi ko najya mbwira bivuge ubundi ajya ngira inama akavuga hari ijambo ajya akunda gukoresha ryo hanze
ngo Brad ujye witonda hano hari indege kuko ngo hari indege ngo hanze abakobwa ngo ajya bita indege hari ukuntu ishobora kukugurukana hari nigeze gukundana n'umukobwa iminsi 2 yonyine 5,000 byari bigiye iminsi 2 5,000 bigiye ibirori koko noneho mpita nkora imibare ndeba ku mwaka nimba iminsi 2 yagiye 5 ku mwaka ya amafaranga yabagiye nimba mu minsi 2 5 biba bigiye buri kanya kamotoma y'akamotoma ndavuga noneho ko ari umuntu wisumbuye imisatsi inza ariko ikintu nakundiye birori nanone bataza kumva avuga gutyo ngo iminsi 2 ngo 5 byari bigiye iyo ari kumwe n'urungano arasengera ntabwo abana n'ubumuga bwo kudasengera birori ariko singera abo muteza ngo baze kumushaka kandi avuye no mu kazi avuye no uri ahantu wataramiye koko nta kantu utaza na gitero nyine tukagira ukuntu mu ngeza tuvuye natwe na gitero dutereke ntango hanyuma wowe ukomera nta kibazo uba ubyemeye nta kibazo rwose ariko ntutubere nka wa wundi ugurira abantu bakiyishyurira agasohoka agiye kwitaba telefone hari umwe ngo wahoze ari umutaramyi ariko twamuciye mu bataramyi yari ameze atyo yarajyanaga kukugurira mukagenda mwagiye ngo ajye kukugurira mukicara mukanywa mukarya mwarangiza mugategereza ko yishyura mugaheba mukagira isoni mukishyura hari ukubwira ati se we ntabwo agucika ko mfitemo 2 kandi mwakonsomye nka 25 ahubwo ati njye mfitemo 2 nari mfitemo 2 reba ukuntu bigenza kandi ari wowe guhamagaye hanyuma rero iyo ari inshuti yawe iyo ari umuntu mbese uwo nguwo ntabwo wanamugira inshuti ahubwo iyo ari umuntu mugendana cyane ugira isoni ukavuga nsigane nawe ugakuramo amafaranga mu mufuka ukishyura mugakomeza urugendo muhoza tujya ahantu nirira ubundi ariko nawe mbona nta bugugu yagira ni imfura cyane hari indirimbo zimwe mu zo bari kugenda basaba kuri mesaje ziri guca hariya bari gusaba ni we wacokoje abantu ukora kwa Rugamba Sipiriyani nizere ko wikwijeyo nta kibazo hanyuma hari izindi abagiye basaba mu gikari hari n'abantu bari hanze y'u Rwanda nakomeje kubona yaba baciye mu gikari ndetse n'abandi bose indirimbo basabye ndizera ko bari buze kuzibona dufite umucuranzi w'umuhanga dufite umuririmbyikazi w'umuhanga uriho nta kintu bari bubure kuri Rugamba Sipiriyane hitamo bahitiremo iyo wabaha igipimo cy'urukundo ngaho baha igipimo cy'urukundo nze ndebe no ku zindi bagiye basaba ariko kubera ko baba basabye nyinshi si itegeko ko zose uziririmbira rimwe ariko n'ubu udashaka kugendamo abantu ideni uziririmbe zose bansaba zose ndaziririmba hari umuntu kuvabaho hari umuntu wari wajyamo ideni njyewe ni ideni bivuze ko nta muntu wari wakora ni ideni no ku kazi kanjye nkora usanga nyine nk'abaturanyi banjye cyangwa se nk'inshuti zanjye mbaguriza ariko njyewe naba nta mafaranga mfite cyangwa mfite nk'ikibazo nkabona umunsi nabonye ya mafaranga ushobora kwanga kwishyura ubwo rero ugira ubuntu ukaba uguriza abantu hari igihugu kimwe nabonye nshaka kwigurira uze kunguriza nta mafaranga afite kandi wumva uguriza abantu reka wowe iyo nyafite uriya amakuru yayandi ufite nta kibazo mu gikari ntabwo ndi bukwake menshi ntabwo narenza nk'akamiliyari ego miliyari nanjye se nakabye ubaye umumama mwiza nkawo ubaye udafite miliyari cyaba ari ikibazo ariko ushobora gusanga udafite iyo gutanga nacyo kitubwira ntacyo bitwaye reka wenda tube tugabanyije gushyenga hanyuma ubashyirireho igipimo cy'urukundo ntera akajisho ndebe n'izindi bari kugenda basaba ariko n'izo waduteguriye zize ku mwanya w'imbere nta kibazo yego mukomeze mutwandikire musabe indirimbo yaba bari guca mu gikari cyangwa se abari gucisha
ahangaha kusakaza amashusho zanyu kuri 07340025 mwese turabakira. igipimo cy'urukundo rwiza burya kiraruhije, dore data yampaye inka tuwo mwuzura yimuhe, mpita ntekereza uwo nkunda. umubyeyi atubanza usuzuma urebe ko ari impamo, ati yenda uramukunda agakunda undi hirya, ati cyangwa hari undi hirya ugukunda birebire, urukundo rugorerwa n'urutajya rugoragora. ibwamaze kugoroba atisanga ukunda ubu, umubwire ko wishe umuntu ukawuje ngo aguhishe, yahise abihinda aravuga, ayo maraso wavushije sinjye ukwiye kuyishyura. icyo giwanyu hari undi wankundaga ariko njye simbyiteho, namusanze iryo joro ryose imvura inyagira, twinishe umuntu icyampisha, fata intwaro maze ampinda ati ducike tujye kure, ati humura twakiragiye imisozi imibande tuyogamo, agakumi k'imahungu ivumbi ngo manuka mito, maze turiruka ngeza ndamubwira, ninagira ngo ndabe kunkunda nza kubigusuzuma, ubu ndanyuzwe igipimo cy'urukundo rwiza burya kiraruhije, idore data yampaye inka tuwo mwuzura yimuwe, mpita ntekereza uwo nkunda. umubyeyi atubanza usuzuma urebe ko ari imena, ati yenda uramukunda agakunda undi hirya, ati cyangwa hari undi hirya ugukunda birebire, urukundo rugororerwa n'urutajya rugoragora. umubyeyi atubanza usuzuma urebe ko ari imena, ati yenda uramukunda agakunda undi hirya, ati cyangwa hari undi hirya ugukunda birebire, urukundo rugororerwa n'urutajya rugoragora. iyi ndirimbo abakunzi bayo ni benshi ni benshi ni benshi cyane, ni imwe mu ndirimbo zigarurira imitima y'abantu, inafite inkuru nziza iryoshye, ariko buriya byabayeho, ariko abantu ba kera buriya baririmbaga biriho ibintu babonye, ariko uyu mukobwa buriya twamushima cyangwa twamugaye, ntawe nyine ushyize mu kuri, ari nka musaza wawe bibayeho kuriya. none se njye mfite ikibazo, ni umukobwa babwiraga ngo ajye kubwira umuhungu, nyine batesitingaga urukundo rw'umuhungu, yakundaga uwo mukobwa, ni umukobwa watesitinze umuhungu, yego ababyeyi bari bo bamutumye ngo amutesitinge rero ko amukunda. ngewe iyo ndirimbo uko nayumvishije
ise papa wawe yaguhaye inka aguha inka wenda uramushimisha mu rugo ubu umwana mwiza arishimira avuga ati mwana wanjye nguhaye inka uzayiha uwo ukunda umuntu uzakunda wowe uzakunda hari ugukunda ariko hari n'uwo ukunda noneho uzagukundira akagukunda nawe ukamukunda uzamuha iyi nka nanjye nyine ni uko nabyumva. hanyuma uyu mukobwa aragenda ngo agera ku muhungu wa mbere aramubeshya ngo yishe umuntu ati none ndaje mpishe dufate urugero ugeze imbere y'uriya muhungu bita kuru DJ wowe wabikora byagenze wahishe umuntu wishe umuntu biragoye ntabyo nakora wenda kera byabagaho ariko umuntu wakwica umuntu ntago wamuhisha nta rukundo mwamufitanye urwo ari rwo rwose umuntu wishe umuntu we ntiyakwica. hanyuma agiye aho araje ubwo wenda bigaragara ko yari afite abasore babiri bose bamutereta yaratendekaga ubwo mu kinyarwanda cy'ubu yaratendekaga ariko aravuga ati uko biri kose iyi nka data yampaye ngomba kuyihunkunda bya nyabyo. uwa mbere amugezeho aramubwira ati reka ayo maraso wavushije sinjye ukwiye kuyishyura niko indirimbo ivuga cyangwa ndabihimbye. agera ku wa kabiri bigenda bite? agera ku wa kabiri aramubwira ati nyine aramufata aramuhisha nyine aramutwara nawe aramubwira ati nishe umuntu none ndaje ngumishe ati humura. uwa kabiri aramubwira ati humura bagenda barirukanka aramubwira ati imisozi barayizamuka ibibaya byose umukobwa aramubwira ati nagira ngo ngusuzume ndebe ko nkunda. ariko uriya muhungu yari n'inkotanyi nawe ngo yagendaga ngo akome ikime ahunga ivumbi ibyatsi ngo abone ahanyura. ni ukuvuga ngo byari cya gihe cyo mu turuturu rwa mu gitondo ahandi haba ari ikime akajya agenda imbere avuga ati ikime kitaza kukujyaho kandi hariho imbeho reka bari njye igitambo mbabirore uriya ni urukundo wagiye wigira ku rukundo ukundiriwe wayicuranga kutarayumva neza banyitege rero abacuranzi hari igihe twiyumvira muzike cyane gukurikira amagambo ashwe data ariko ubu ndi kubyumva neza ariko ntuzagire umukobwa utega imitego nk'iyo kuko yatsinda ahubwo njye nzajya nkubura utume noneho utume nzajya nukubura kugira ngo abone ahanyura neza ni ukujya umurambura igikata ahubwo hanyuma uwitwa Ngabire ni umukunzi w'igitaramo cyane akaba n'umukunzi w'umuco akaba n'umukinnyi w'amafilime nyarwanda ariko Ngabi wowe wazaje wazaje ukadutaramira nawe rwose turagutumiye uzaze. we aragira ati yego abemereye kamwe nawe akanyenyeri we aranatara akanatarura bivuze ngo nimumugeraho ntabwo azajya kujya hirya ngo ajye kubatumiriza azigaba mu rwina atarure musome nta kibazo. hanyuma rero wowe n'abo muri kumwe ubwo naba ari kumwe na Ngabire mwese y'inkera ibakesha umutima witwa Shyaka y'inkera imukeshe umutima na Songa nawe y'inkera ni mukeshe umutima ndetse n'abandi bose rutindukana murego inkera nawe ni gukeshe umutima n'abandi mwese iyi nkera ibakesha umutima. hanyuma mu ndirimbo murimo gusabwa kuririmba harimo wanyeretse urukundo ni Makanyaga sibyo wanyeretse urukundo harimo ibitekerezo nkumva umwana twareranywe reba imwe muri izo ngizo cyangwa nimba uraza kuzisorezaho nabwo ntacyo twazisorezaho ariko nyine nibutsa abantu nyine yuko hari indirimbo zacu za gakondo hakaba n'indirimbo bita ngo ni karahanyuze noneho twebwe turirimba gakondo. ubwo bivuze ngo muzo basabye nta n'imwe ishobora kubiza muri gakondo ni karahanyuze
zose ziri muri Karahanyuze. Yego, ubwo batureba abari gusaba uyu munsi umwihariko wabaye gakondo Karahanyuze, tuzazibaha ubutaha, sibyo? nta kibazo. Ngaho ubukura mu giseke cyawe wowe uko waduteguriye, hanyuma ubwo ngubwo nabo barabyumva bagiye kurebera muri gakondo gusa. nta kibazo, iyo bavuze gakondo ni iz'ikinimba, ni iz'ibihozo, ni indirimbo z'ibihozo, ni izi z'ikinimba. yego Yego. ngubwo inganzo yasobetswe n'umuneze, iri ngoma ntizivugire rimwe amakondera atsikimbe. narayendose inzozi nziza, narayendabutswe umwana nkunda, n'urwererane rwizihiye amaso yarambonekeye arampumuriza, muto utoshye azira intenge, rurabo rwera isoko kwiteke, ngo gasusuruko ikarasesekaye, ngiye gusura umwana nkunda, ngiye gusura muto utoshye, ngiye gusura ururabo rwera. Namukumbuye umwana nkunda, hashize iminsi tutabonana, muto utoshye azira intege, rurabo rwera isoko kwiteke, ngo agasusuruko karasesekaye, ngiye gusura
marayika wanje isangira uwagukunze mwibanira ubudatana dore Imana irabitegetse marayika wanje isangira uwagukunze mwibanira ubudatana dore Imana irabitegetse yasanze ibirezi bitaraye ashima wowe ku mukondo nawe niba mungu utemba umusanga none muguye mu nka marayika wanje isangira uwagukunze mwibanira ubudatana dore Imana irabitegetse uzuza icyansi umusomye yumve iyo uzuza ikindi musangiranye mwirinde umwaga mu rugo rwanyu maze urukundo rubabera inkomezi marayika wanje isangira uwagukunze mwibanira ubudatana dore Imana irabitegetse mwibanira ubudatana dore Imana irabitegetse akoze cyane iyi nkera yabaye rukatsa ni ukuri kw'Imana inkera yabaye rukatsa ariko kugira ngo ubanze ufate ku mazi reka bongere badushyirireho indirimbo imwe itari ndende hanyuma tugaruke n'amasaha ari kutujyana tunabyina n'umutaho n'ubundi indirimbo ziri gusabwa ndabona ari amakara hanyuze ni amakara hanyuze yego ronge dushakira indirimbo imwe wigeze ujya kuwuca umugwegwe basaza bacu nibo bagiye kuyica bakoramo imisambi nibo babohaga bagenda ukawukata nyine kuwugira barayibaciraga kuyica bakabigenza gute bakagira oya nyine bagafata hari ikintu n'uziba yarabigenewe bakayihonda bagahonda imigwegwe noneho bagira gutya noneho bikavaho ubwo havaho iki biriya bishishwa byayo bisa icyatsi hagasigara nyine imigwegwe bakayanika noneho bakajya bamenaho amazi bagakoramo umusambi unkoreye umugoroba bate bakagira ni kera ni ukuri nawe uragerageje ku myaka yawe itari myinshi cyane uragerageje Nyagatare hari ahantu biba biri byinshi waba warigeze uboha umusambi nzi kuwuboha uzi kuboha umusambi n'umuhaya upfundikira icyansi umuhaya uvuze ibyansi uvuze n'iburasirazuba niho nkomoko haba amata cyane wabwiye nk'ubwoko bw'ibyansi uzi ubwoko bw'ibyansi hari icyansi banyweramo inshyushyu sinzi nyine aba ari nk'inkongoro ariko cyo baracyitira n'inyuma kiba gisa umukara nicyo banyweramo inshyushyu ni icyansi banyweramo inshyushyu gusa cyangwa inshyushyu ariko ikonje ntabwo bashyiramo inshyushyu ishyushye kiraribora yego uri n'umuhanga nangize ngo ugiye kumbwira ngo kirameneka bamwumvishe birori
hakaba n'igisabo. Igisabo ni kimwe bacundiramo amata, havamo amata yo bita amacunda. Amacunda kera nyine bayaherezaga abana, ariko ubu ngubu ntawe ukiyabaha, basigaye bayahereza nyine injangwe cyangwa imbwa. Amacunda cyangwa bakayakuramo amavuta, bakuramo nyine baracunda hakavamo amavuta hagasigara amacunda, cyangwa se ya macunda avuyemo bakayakoramo imvuzo ivuza amata nyine yagenda kuba ikivuguto. Iyo bakoramo ikivuguto hakaba n'ikirere. Ikirere nicyo banyweramo ikivuguto cyangwa se ya macunda. Ntabwo aho banywera ikivuguto siho banywera inshyushyu. Hari ikirere nicyo banyweramo ikivuguto cyangwa amacunda. Noneho icyansi bakakinyweramo nyine mu nshyushyu. Ntabwo bakoresha inshyushye, babanza bakayereka gahora kuraho rwa rukoko hanyuma amacunda kugira ngo avemo amavuta biba bigenze bite? Ufata amata, hari ibyo bita imvuzo. Imvuzo bakoramo n'ikivuguto nyine. Noneho ya mvuzo ukayifata ukayibika, wamara guhumuza. Kwa kundi iyo umaze guhumuza ugateka amata ukayatereka, ugakuraho inshyushyu bari bunywe, amata asigaye ukayabuganiza muri cya kirere. Wamara kuyabuganizamo ugahita usukamo ya mvuzo usukamo utuntu duke, warangiza ugahita upfundikira. Usukamo amata make. Usukamo amata make y'imvuzo. Ntabwo usuka. Hanyuma ugatereka wenda nka mu gitondo nko mu masaa moya cyangwa saa 2 aba yamaze gufatana. Ugahita uvuza, ukavuza. Icyo gihe amata aritereka akajya ukwayo, ari cyo ya macunda cyangwa noneho n'amavuta akajya ukwayo. Umaze gushyiramo imvuzo uravuza? Oya, urabanza ugatereka. Yamara gufata amaze gukomera. Amaze gukomera ukayavuza. Nkukuvuza cyangwa ugacunda. Byose nyine bisa nk'igenda, ariko hari ukuvuza ikivuguto no gucunda amata. Ni ibintu bibiri bitandukanye. Hari ababa bashaka ikivuguto. Icyo gihe iyo ushaka ikivuguto ntago uyatereka igihe kinini. Iyo ushaka amacunda uyatereka igihe kinini. Ndumva nk'ufite ubumenyi ku bijyanye n'amata. Ni kera ariko. None se byakaba kera kuva wavayo ntabwo ujya usubirayo? Hari umukecuru wanjye twabanaga aho bita mu Gakindo, ni ku mupaka w'u Rwanda na Uganda, ariko bari mu Rwanda nyine. Yajyaga nkubitira kunywa amacunda. Wayanze? Oya, narayakundaga, ariko uranywa nyine, ntago murya. Cyane cyane muranywa. Noneho akavuga ati ku manywa uranywa ijyaga ijyamo litiro 3, kandi ukayinywa ukayimara utari burya. Mwirirwaga mwihagarika, twari turi abana, ariko ukanywa izo litiro 3 mu gitondo ukijya ku ishuri mu gitondo, cyangwa iyo ubyutse nyine ugasanga wenda inka ntabwo barahumuza, cyangwa se biterwa n'amasomo igihe atangirira. Bakaguhereza ayo macunda ukayanywa litiro 3 ukajya ku ishuri, muri break bakakuzanira andi. Bakakuzanira ku ishuri. Na nijoro bakakuzanira, wanataha n'ubundi nyine ari byo bintu binunze. Ari ubuzima. Uragenda ukabyibuha. Niyo mpamvu ujya ubona ba mama bacu na ba anti bacu baba bangana gutya. Ni amata menshi. Ni amata noneho ariyayo. Ntabwo uzi ko bayashyira no mu gikoma se? Ndabizi. Byo bita nyamvange. Nyamvange. Babyita igishitura. Biriya babihereza umugeni. Iyo umaze gushaka mu rugo, wowe washatse nk'umukobwa wiriye iwacu, baramufata bakamwarika. Kumwarika nyine ahantu barikira mu gisenge, ni ukwarama. Umukobwa aba yaramye, akamaramo nk'amezi 2, abatunzwe n'ayo mata
akanywa umutsima akanywa inshyushyu mu gitondo nyine atajya arya atemerewe gusohoka hanze ari ukugenda nijoro gutya ukamara amezi 2 ari gusohoka mu nzu n'umuryango nyine hari ukuntu baba bagupimira ku muryango utabasha kugenda wanze se ukaba abantu mu gace ntabwo bibaho baragukubita uba umeze nk'umwana kuko icyo gihe iyo ugiye guca mu irembo bashaka kwerekana ko nyine rwabaye rwiza n'iwanyu baba bagomba kukwarika mu mezi 2 utarakora ubukwe ukabanza ukabyibuha nkanjye mbe nk'i Kigali nk'uko tuba tunanutse akenshi ukajya ubura nk'amezi 2 ngo ubukwe bube ukabanza ukajyayo kutuza ukabanza cyane rwose amata umuntu akaba yayanywa ukwezi utarya nta biryo na mburarya kandi nabwo ukarya uturyo duke cyane cyane cy'ingenzi nayo mata ariko n'icyo gikoma cyane cyane babaha igikoma kirimo amace cy'ibigori namvange kibari kirimo iki n'iki ufata ya macunda cyangwa se cya kivuguto ugateka igikoma nijoro ukagitereka mu gitondo ugakuraho urukoko ufata ya mata ikivuguto cya ya macunda ugasukamo mu gikoma ubundi ugashyira nk'ahantu nko mu cyansi mu birere apana icyansi cy'inshyushyu nayo ntabikunze ariko mise mbitinya wowe nk'igikoma kirimo ikivuguto cyangwa amacunda kiraryoha oya narinzi nyine y'inshyushyu kuba wayitekesha igikoma hanyuma ikintu nyine mise ntekereza nyine igikoma sinzi ubwo nimba biba bikiri igikoma ntekereje igikoma kiri mu cyansi kunywera igikoma mu cyansi ni ikirere ntabwo kunywera mu kirere si ubwoko bw'ibyansi se ibyansi ubundi ni ibijyamo amata byose ariko hakaba ibyo bita imumuna hakaba ibyo bita imikerenke hakaba ibyo bita biriya byo mu mutara babyita ngo iki ni ibyansi sinzi hari irindi zina atari icyansi nyine muri rusange byose byitwa ibyansi byose bijyamo amata byose byitwa ibyansi ariko hari icyansi bita umumuna ibyo ngibyo ndacyari muto mu nduga mu majyepfo bino bice bya za Nyanza hariya muri biriya bice byabayemo abantu bavuga hari inkongoro hakaba ibyo bita imimuna nzabishaka ahubwo ubwo munteye kubitekerezaho amata kugira ngo abajye kuvuga ngo yabaye amiriri biba byagenze bite amiriri cyangwa umurara turaza ubwo haraza kubaho agahugu umuco n'akandi ubundi hari umurara hari n'umubanje habanza inshyushyu hagakurikiraho umurara ubwo ni inka ya kamwe ryara akageza ryari umubanje ni ya mata nyine oya ndavuga umurara ni ya mata muba mwanyweye hakagira amata asigara ya mata rero yasigara akamara wenda niba yasigaye nka nijoro ejo nimuyanywe nimugoroba icyo gihe aba atangiye kugira nyine impumuro nibyo bita umurara akazaba umubanje bigenze bite yapfuye abantu mudukurikiye uze kunkiza na muhoza habanza umurara agaheruka umubanje muze kunkiza na muhoza ariko munyandikire mu gikari mutwandikire mu gikari ngaho warumbwiye ngo habanza umubanji habanza umurara hagakurikiraho umubanji hagakurikiraho nta kindi navuze ariko umubanji ntabwo mbyumvishe neza buriya turaza kuza kubaza ahanga ndabona mesaje ziraza kuza kugenda neza ngaho nkundira udushyiriremo izindi ndirimbo nk'eshanu nziza
murakoze. mu mutima wawe w'umuhe wose ukungana umenye kwagukunda umurinde kubabara mu mutima wawe w'umuhe wose ukungana umenye kwagukunda umurinde kubabara ukunda ugukunda yo gukunda utagukunda uzi neza ko wibabaza kandi umenye neza iko nawe byagushikira ukunda ugukunda yo ukihuriza imitima uburacyo usaba imana uticomara ukaguma ukunda ugukunda iyo nugira imana mukihuriza imitima buracyo usaba imana uticomara ukaguma ukunda ugukunda iyo nari umutoni wawe ibyo ndabizi nari umutoni nari umutoni wawe ibyo ndabizi nari umutoni nari inshuti yawe ibyo ndabizi nari umuvandimwe nari inshuti yawe ibyo ndabizi nari umuvandimwe
amaso ndore nkurebe nsaba imbabazi cyane ubura amaso ndore nkurebe nsaba imbabazi ye n'ubundi mbabaha zigira ababyeyi nsabye imbabazi ye n'ubundi mbabaha zigira ababyeyi nsabye imbabazi icyo n'ubura amaso ndore nkurebe nsaba imbabazi icyo n'ubura amaso ndore nkurebe nsaba imbabazi ye n'ubundi mbabaha zigira ababyeyi nsabye imbabazi ye n'ubundi mbabaha zigira ababyeyi nsabye imbabazi nzahora muririmba mwiza nzahora murata kandi nzahora muririmba nzahora murata nongere mbikubwire mwiza nzahora muririmba mwiza nzahora murata ishenge nzahora nkuririmba nzahora murata nongere mbikubwire mwiza nimuve mu nzira yemwe nimumbise gatoya muhumure ubuganere muhumure ubuganere ntera ijwi mukire mbabwire uko namukunze mwiza nzahora muririmba shenge nzahora murata kandi nzahora muririmba nzahora murata nongere mbikubwire mwiza nzahora muririmba mwiza nzahora murata ikandi nzahora muririmba nzahora murata nongere mbikubwire ishenge ihahirwa njye ugukunda mwiza ntacyo mfite ngutura kandi ntacyo mfite ngutura kiri umutima wanjye ntakiruta urukundo shenge nzahora nkuririmba mwiza nzahora nkurata kandi nzahora nkuririmba nzahora nkurata nongere mbikubwire mwiza
igira hino shenge mwiza nkongorere gatoya mbyeyi igira hino shenge nkongorere gatoya nkubwira uko nagukunze mwiza nzahora nkuririmba mwiza yego nzahora nkurata kandi nzahora nkuririmba nzahora nkurata nongere mbikubwire mwiza nzahora nkuririmba nzahora nkurata nongere mbikubwire mwiza umunyarwanda abitekerezaho abyigaho arangije ahita avuga ngo akaryoshye ntigahora mwitama byari byiza gukomeza gusharikana namwe ingamba ariko uri umuhanga reka ariko nshimire abantu mwese turinze dusoza dushyira ku musozo iki gitaramo ariko hari imvugo isigaye iriho ngo gusoza ngo kurangira ngo kurangiza twe turangije gutarama gusoza ni ugusoza ikintu utazongera gukora hasozwa umusambi hagasozwa ikibo hagasozwa n'ibindi nk'ibyo cyangwa turagisubitse dushobora kugisubika ariko ntabwo tugisoje kuko ejo tuzongera dutarame n'ejo bundi dutarame twebwe rero uyu mwanya tubaye dushyizeho akitso Muhoza uririmba neza uri umuhanga na musaza wawe muri abahanga cyane abantu babashimye reka nshimire n'abayobozi bacu hano kuri Flash TV ndetse na radio ko bari badukurikiye batubwira ko bimeze batubwira bati rwose biri kugenda neza ni wowe mutaramye wa mbere abayobozi bacu batubwiye ati ntabwo ari uko ari wowe wabaye mwiza cyane ariko gufata umwanya bakandika reka nabo kandi tubashimire ko baba baduhaye uyu mwanya bakicara bagataramana natwe reka nshimire mwebwe mwese aho muherereye umwanya wa message ntiwabonetse ni nyinshi nahoze mbonamo izo muri Kenya baciye mu gikari Kenya ntago namenye ngo ni